ndabasuhuje cyane kandi mbaha ikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha kuri mikoro kugira ngo mbagezeho ibimenyetso bigaragaza umukobwa ugukunda by'ukuri ku buryo uwo mukobwa yanagupfira. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mwibutse gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze. Niba umukobwa muri kumwe afite ibi bimenyetso tugiye kuvuga, umenye ko ari umukobwa ugukunda bya nyabyo. Hari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo ndagukunda ariko ibikorwa bye ntibibigaragaze. Ndabizi abantu benshi nyine usanga babibona, ariko umukobwa ugukunda by'ukuri hari ibintu akora, noneho ibyo bintu ntibinagusabe no kumwibazaho nyine urabibona ukabyumva, kandi hari n'igihe nyine biguha amahoro yo mu mutima. Dore bimwe rero mu bimenyetso bizakwereka ko umukobwa agukunda bya nyabyo. Ni ibimenyetso bikomeye nyine tugiye kukugezaho kuri uyu munsi. Tudatinze reka duhere ku cya mbere. Umukobwa ugukunda bya nyabyo yumva ikibazo cyawe. Ni ukuvuga ngo ibibazo byawe abifata nk'ibye. Cya gihe ubabaye nawe biramubabaza cyane, kandi iyo ufite stress cyangwa se iyo ufite ibibazo ntagusiga wenyine ngo ngakubwira ngo n'ubundi ngo ni ubuzima bwawe. Oya, umukobwa ugukunda ibi ngibi ntago abikora. Arakumva akakubaza uko umeze, noneho akagerageza kukuruhura no kugutera courage nyine wenda uramutse ari nk'ikizamini runaka wakoze ugasanga watsinzwe cyangwa se wahombye mu kazi, ntago aza guca intege ngo akubwira ngo n'ubundi ngo bireke. We akubwira ko ubutaha bizakunda nyine akagutera courage. Reka tujye ku cya kabiri. Umukobwa ugukunda bya nyabyo aguhereza umwanya n'icyubahiro. Nubwo yaba ahuze, ashaka uko abigenza kose akakuvugisha cyangwa se akakumenyesha ko yagutekereje. Akora akantu nyine karakwereka ko yagutekereje. Ntago akwima attention igihe cyose kandi nakugira option, ahubwo aguhereza agaciro. Nyine abantu batari kumva attention nyine ni kwa kundi umuntu ahora akubwira ati ndagukunda, uri mwiza, wambaye neza, yiteho y'abantu. Mbese ibintu nk'ibyo hari abantu bumva attention ntibamenye ngo ni iki. Reka twigire ku cya gatatu. Icya gatatu, umukobwa ugukunda ntashimishwa no kukubona usenyuka. Ni ukuvuga ngo umukobwa ugukunda by'ukuri ntanezezwa no kukubona ubabaye cyangwa se upfobya ubuzima bwawe. Ntabwo yakubona ujya mu ngeso mbi ngo agushyigikire. Umukobwa ugukunda akubwira ibintu biguteza imbere, akagufasha kuba umuntu mwiza nyine kurushaho, akagufasha kuba umugabo, kubera ko wayumva nyine wahinduka ukaba umuntu muzima, aba agufiteho intego. Reka twigire ku cya kane. Umukobwa ugukunda akurwanirira no mu bihe bikomeye, kandi hari abakunda umuntu igihe ibintu biba bimeze neza gusa, ariko umukobwa ugukunda by'ukuri agumana nawe no mu bihe bikomeye. Ntabwo yagutererana nyine ngo nuko nta mafaranga ufite. Oya, iyo abandi bagusize we arahaguma, agakomeza kubwira ati bana sheri, ndabona uri mu bihe bidakoroheye ariko turi kumwe turabinyuranamo ntari. Twagiye ku cya gatanu.
Icya gatanu, umukobwa ugukunda akubwiza ukuri nubwo kutakunezeza. Ntabwo umukobwa ugukunda ahora akwemerera buri kintu cyose kugira ngo utamurakarira. Ni ukuvuga ngo ushobora kumusaba ibintu yabona bitari bube byiza akaguhakanira nyine tu. Kandi iyo wakoze amakosa akubwiza ukuri mu bwubahane, kubera ko nyine bashaka ko uba umuntu mwiza kurushaho. Ntabwo ari ba bandi ku buryo ngo yagufata wenda akoze ibintu bimeze ukuntu wamuciye inyuma ariko ngo abyirengagize, cyangwa se wigaragaje ukundi kuntu muri rubanda, ntabwo yabyirengagiza, araza akakubwiza ukuri kubera ko we aba yifuza ko uba umuntu mwiza kurushaho, kubera ko aba agufiteho intego. Iyo wamurakaje rero cyangwa se iyo wakoze amakosa, we akubwiza ukuri akakubwira ati ibi bintu wakoze ntabwo byanshimishije, ariko abikubwira mu bwubahane. Reka tujye ku cya gatandatu. Icya gatandatu, umukobwa ugukunda yishimira future cyangwa se fitire ari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo fitire ni ahazaza cyangwa se future mu rurimi rw'icyongereza. Iyo umukobwa ahora akubwira ibintu by'ejo hazaza, harimo namwe babiri nyine tukumva ibintu byose by'ejo hazaza ari kubipanga ariko ukumva nawe ari kugushyiramo, ese ukumva inzozi ze zose z'ejo hazaza akubonamo, nyine aba akubona nk'umuntu udasanzwe. Menya ko aba akubona nk'umuntu udasanzwe. Uwo mukobwa ntatekereza ubu ngubu gusa, ahubwo abatekereza ubuzima bwanyu bw'uyu munsi, ubuzima bwanyu bwa none, agatekereza n'ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza. Niwo mukobwa muzaba muganira, wumve rimwe na rimwe akwisa umugabo wawe, wumve rimwe na rimwe agusabye ko mwazabana mwazabyarana. Uwo mukobwa uzamenye ko agukunda. Reka tujye ku cya karindwi. Umukobwa ugukunda akunda amahoro yanyu kurusha intonganya. Ntabwo aba ashaka gutsinda buri mpaka zose. Ni ukuvuga ngo ni wa mukobwa ushobora gukorera ikosa, noneho ugasanga nyine rimwe na rimwe araje niwe uje kugusaba n'imbabazi, cyangwa se yaba yakoze ikosa akanga nyine gushwana. Hari umukobwa ukora ikosa ukabona ari gushwana ashaka kwigira umwere. Uwo mukobwa rero ntabwo aba agukunda. Umukobwa ugukunda iyo yakoze ikosa araryemera, akumva ko nyine yanagusaba n'imbabazi, bidasabye ko mwitabaza abantu ngo baze bumve ibyanyu. Iyo hari ikibazo ashaka solution cyangwa se solution. Solution ni igisubizo, ni ibisubizo. Ni ukuvuga ngo aho gushwana gusa kubera ko icyo yitayeho cyane ari ukutarangiza urukundo rwanyu, we aragerageza nyine niba mwagiranye ikibazo agakora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo kiri hagati yanyu mwembi kirangire. Ariko urukundo rwa nyarwo ntabwo rugaragarira mu magambo menshi gusa. Urukundo rwa nyarwo icyo wamenye ni uko rugaragarira no mu buryo umuntu akwitaho, mu buryo umuntu akubaha, mu buryo umuntu aguhitamo buri munsi. Nyine urukundo rwa nyarwo nawe warureba ukarwibwira. Noneho reka mbaze abantu mwebwe munkurikiye, nanjye reka mbabaze, ubundi wowe uri kunyumva ubona ikimenyetso gikomeye kurusha ibindi cyakwereka ko umukobwa muri kumwe agukunda cyangwa se umuhungu muri kumwe ari ikihe? Niba rero ukizi wowe wacyandika muri comment kugira ngo n'abandi nyine babibone. Niba kandi wemera ibi ngibi twakugejejeho ko bibaho, wakanda like ugakanda na subscribe niba utarayikanze, ubundi tukajya twibanira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Ndabakunda cyane, njye wabateguriye ibi byose nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Uhuru Boy. Ndabakunda cyane, reka tuzongere duhore mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.